ariko njye na n'ubu sindabyumva neza pe. Harya baca umugani mu Kinyarwanda ngo ntagahora gahanze. Sinjye waciye umugani gusa maze kubona ko abantu ba kera barabahanga n'ukuri. Ni gute itsinda ry'abahanzi ryigeze kwitwa abami ba hip hop nyarwanda ryaburiye urengero mu muziki? Ese ni ukubera urukundo rw'abafana rwabaye ruke cyangwa? Aha, usakora aka kanya intero ni ambaka. Mwagiye ko bagarutse nyuma yo kubaho ka wa mugani bagarutse bakomeye kurusha mbere. Nyuma y'amateka y'itsinda rya Tuff Gang, ibyo simbifata nka comeback muziki gusa, ahubwo ni nko kongera kuvuka. Amahirwe ya kabiri yo kongera kubaka amateka n'ibigwe byari bimaze gusa nk'ibishyingurwa. Murabizi abantu igiye komara igihe utabahereza iyo wamenyereje bashobora guhita bakwibagirwa. Tugumane kugeza ku mpera z'iyi video kuko tugiye kurebera hamwe inkuru batujya bavuga ku buryo itsinda rya Tuff Gang ryakambakambye mu nzira y'amahwa, byose kugira ngo basubirane intebe y'ubwami muri iyi njyana ya hip hop mu Rwanda. Turabona n'uburyo wowe uri umwe mu bagiye kuba inkingi ya mwamba muri urugendo rwabo rushya. Nkuko bisanzwe amazina yitwa Bex. Niba uri mushya hano ibuka gukanda subscribe ndetse na like ndetse no kuri kukazogera kugira ngo tuzabashe kubana mu zindi video zizakurikira. Akami ka muntu n'umutima we nukutubona dutambura tu ntawuzi ibyacu. Itsinda Tuff Gang ni izina rikomeye cyane ryageze hirya no hino mu mateka ya hip hop nyarwanda. Ngira ngo niba uri umufana wa kera urabizi ko ari bo abantu batangije umuziki wa street hip hop ndetse na gang lifestyle mu mihanda ya Kigali ahagana muri 2008. Gusa ngiye uyu munsi ntabwo nshaka kuvuga ku muziki cyane, ahubwo ndashaka ko tuvuga ku nkuru yo gukomera, kwiyubaka ndetse n'umwuka wo kutanyeganyezwa n'abahanzi banze kwibagirana. Niba ari ubwa mbere wabumvisha Tuff Gang, nakumenya ubwo w'ejo bundi. Gusa itsinda Tuff Gang ni itsinda ryari rikomeye mu myaka ya za 2000, ryaje rihindura umuco, rigaragaza imbaraga kandi ritsinda aho rinyuze hose. Ariko nkuko nigeze kubivuga hejuru, ryaje kuba ryatandukana risa nk'igibagirana mu mitwe y'abanyarwanda. Sasa rero reka inkuru tuyicamo ibice bitatu. Uburyo iri tsinda ryavutse, igwa hasi ry'iri tsinda n'uburyo budasanzwe twongeye kubumva mu 2023. Ndagusaba kuguma hafi kuko ndaza kukubwira ikintu gishobora kuzongera kikabarangiza, ikintu wowe nk'umufana ushobora kuzagiramo uruhare.